Apana ngatambuka nanuwe ariko ndacyagifite turakibonye nawe dukombeta muri uyu mujyi wa Kigali nawe tuvuga ati Chanel atambutse. Ikintu nasaba abakunzi banjye nuko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu banashizeho akanyanga mu mutaranda kakuru wabyiza cyane crash Le monde part en couille. Yiro nka DJ Brian nkuko umukunda ye DJ Brian akaza mu gikari abyumve neza ariko arambye ati vava uzaze unyonke biranezeza ngo imodoka agenda umuntu nkuriya urabona no musirimu n'umuntu mwiza cyane ubwo rero icyo ngicyo ntago ari ikintu kitabaho urumva ko atari ikintu cy'urukosa soni cyane ubwo rero abivuza kabimbwira tuzaze nyiguhe maze ntose nagenda nkonga amabera agahinda umuriro ariko ntiwaje gucubangana kongereka nkubwire ngiye mukobwa mugenzi wanjye mbwa ati ndakosa amabere ngo imodoka nayikemera Wiki ukuri ko Imana nararanyo sigaho nese ko nka bivuze iki Le monde part en couille. mabere y'umugore nyine mugenzi wanjye agomba ko ntiwararonga kandi nereza no naturara inyongo sha umva wayarara mu buga nayajungutura je nagenda ari kwakumurira ahubwo ari guhinda ni wanazinzira nagenda ari guhinda umuriro bandaya rero urabumutinganya aho bukera nyene bazi bafata ko imodoka ari ikintu gikomeye ariko menye ko wa mukobwa ntanda yagutera nta na sida yagutera umugabo yagwibiri abari mugenzi wawe ariko menye ko wa mukobwa ntanda yagutera nta na sida yagutera n'umugabo yagwibiri abari mugenzi wawe bahari babasiraye bafotoje imyoyo bayigejeje nk'ahariya nta kandi kazi bakora wa mugabo rero yabona cya kibuno yaba yarashatse nka Valentina wo mukerati mukanyereka muri kiriya kibuno ikibuno rero kukirebamo niko guhura n'akaga kukabanza kakagenda cyangwa akamodoka kakagenda akanyanga mu mutaranda kakuru twari tubajije ngo mbere babitaga batinganye uyu munsi bari kubita nta ego mbere twarabatinganye ariko ubu ngubu ntabwo turabatinganye uyu munsi mwitwa bande abatabazi yes uko bivuze turabatabazi hari abagore bataba bashaka abagabo babo no oya se hari abagabo bataba bashaka abagore babo bikaba ngombwa ko bavuga ati umve reka nitabaze runaka ati Chanel ni umuntu ndyohereza motherfucker Chanel ni umuntu uzi kumake Chanel ni umuntu uzi kunsubiza amazi nkoga reka nze hanyuma itataye agahita avuga ati Chanel umukobwa ufite taye ariko hagurubereke Chanel wayibonye nziza Chanel Allah uroroshye urabona umuntu wakubise umutwe w'uruhara manuka hasi ariko wapfuye arihuse murakoze cyane atabonye ibi birori I want problems always suko nta kibazo ari reka dore kuri ya magi igitsina ni umugabo cyangwa ni umugore igitsina cyawe ni icy'abagabo cyangwa ni icy'abagore kuko natubwiye ngo uri shangazi waba bose turi kumwe wenda shangazi y'abantu bose ni umuntu shangazi ni masenge ubundi ni masenge cyangwa nyirasenge ngongaho nk'ako kantu nakavuga shangazi sibyo ni umuntu sibyo urumva ubu ufite iki inzobere mu bandi bantu bose impanuro byose byo kunazagenda byose agakora akagaruka nibyo ngibyo akangisha inama ko bakabaye bakwita se wabo
ntabwo ari se wawe. ubaye shangazi gute? Nshangazi. Ceceka gasoma inguge urakabiyo nguge wacaha uri nyirasenge. Unamwisa shangazi. Unamwisa shangazi tashwa. Tugeze kuri Chanel. Unamwisa shangazi mwashwana. Watangiye ryari kwiyumvamo ko uteye nk'abagore? Wowe igitsina cyawe uri umugabo cyangwa uri umugore? Gitangira mama wanjye atangira kungurira umwenda. Agitangira kumwenda umwenda. Yanguriraga y'abagabo ndamugati ashaka y'abagore yisubizeyo. Azaje kunshaka amapantaro y'abagore. Gitangira kwigura umwenda. Naje pantaro ifata amataye asikarekura. Nari mfite ikibuno. Bazitaga pacanga. Pacanga. Oya. Nari mfite ikibuno. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Guys, ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe cy'icyumweru. Isiko muri kuneza twaduca. Here's 10. No. Yeah. You know, man. Reka twikomereze gutya. Zayibanguriza kima yari inyana nini yakuze yaturitse. Gucumugara naho rutahana mana y'ibene. Nari mfite ubwako uzayibaga. Nari mfite ubwako uzayibaga nabonye ufite icyo. Nabaza amatungo menshi ariko nta nabaga inka. Bitwaye ikizi? None ze Papa wanje abantu bacu bakundaga inyama we. Ejo bundi harakantu yavuye. Babonaga rutahana mana ariko ifite itakorebye bushedi. Inyagoye ngo reka tuyige ndi karibwe mu nda ka. Ibyo n'amasigo mu mazi wake kwajyeho. akanyanga mu mutaranda kakuro. Hey, y'all, come look at this. Kwamba rutahana mana rudasumwa mu kundana batanu. Kene kivugo cyawe cyane icyayago. Ni icyayago cyangwa ni icyaho icyo kivugo. Reka muvuga ibigwi. Dayinga. Hangabe vuga yago mu magambo make ukuntu wo mufata. Ni papa wanje. Oh, no. Mwaherukanaga ryari niko nakubaje. Yamvanye mu byondo. Uri kiwerewe. None ubaheze. Unicaye mu mucaca natengamaye. Ikibuno cyaye hezo. Uvuze ngo iki? Eshindoro. Abadushinge bamujombaguye se kugira ngo ciyongere. Ubwo se mwabakibonye neza cyangwa Ntagira utera umwako. I want problems always. Isa new boy. Yola! Ntabwo riri kuri mobile money yawe. Namazina ganje gabaga ku ruhande. Ku ruhande. Haraga imana izasoma iri kunjana mu juru. Izasoma yahe? Hariya ni Jean Pierre. Aturinjira mu juru. Cyangwa ntabwo winjiramo. Dude. Nzaja yonda. Inshuti zanje nzajana yo nazo nukuri kw'Imana. Ikintu ukora ubona gituma uzajya mu ijoro ni nk'igiki? Jewe. Kubera ko nogaga nk'ifi. akanyanga mu mutaranda kakuro. Lemon parankwi. Ase izina ryo risobanura iki mu cyongereza? Wasanga nta nibyuze. Inzovu mu cyongereza bayita ngo iki? Wetse ndekubware bayita ariko ndayivuka. Ntubivuke. Witwa nzovu mu cyongereza bayita ngo iki inzovu? Tembo. Dayinga. Hagati ya snake, elephant, na hipopotami. na hippopotamus. Refate niyo nzovu. Bayita elephant. Elephant. Tamaye ngatangiye kuvuga ngo inzovu ni element.
cyambere kinyoma kiri muri Bibiliya niba ushaka nkwereka ibinyoma birimo ikinyoma kiri muri Bibiliya hari ikinyoma cyuko abafiliti barwana n'abakinyene abafilitiya hari umuntu wayoboraga urugamba yerekeza ijwi hejuru avuga ati mana hagarika iryo zuba dukomeze twica ababishe Imana ngo irabikora byanditse muri Bibiliya Imana yarafanaga ikajya ku ruhande rumwe ikica abantu. You are a stupid man. Biblia avuga sinzi niba uyemera bavuga ngo Yesu avuga ngo nigenzira ukuri n'ubugingo ngo ninde Yesu iganisha mu ijuru ubwo ngubwo wowe ntabwo iryo juru urimo uragenda urihonga ijuru rwose niyo bampamagaye mu ijoro bansezeraho bakavuga ngo urota Imana ndabahakanira Numiwe niko wavuze Jewe ndota mvuga nka burya mvuze ikampamagara ntikaramenya gasani ubwo nkaba ndayitabye nabaye ndetse gatoya ntabwo rero iryo juru ntabwo ndyemera yo kuvuga ngo hari umuntu w'inzira y'ijuru ikintu cya mbere na mbere nuko abayisirayeli actuel bo batabyemera ibyo ngibyo kandi nibo benewe yavuze uko abigendera avuga ngo nta muhanuzi wabo pourtant abanyarwanda bavuga ikindi kintu gikomeye bavuga ngo ntugaterekere umuzimu utari uwiwanyu c'est ça kugira amafaranga ntabwo ariko kugira ubwenge uri kiwerewe twe nuko ubu mwarabihinduye mwabigiza uburokore n'ibiki byose ariko abakurambere bacu bakubwira ati ntugaterekere umuzimu utari uwiwanyu ubu rero muraterekera abazimu Ubundi wari abantu leta ntabwo ibibazo kuki batabifunga Isaba kubajije nagiye kuvoma amazi mu karobine kari mu kidomoro ndafungura gameneka hasi ndavuga intayiga data we namenyeye kunywa nyabarongo lemon parankwi Tazi ngenda nagukunda urankundaga shana ukuri ndagukunda naba nagukunda tukaba tumaranye iki gihe cyose tubana no ariko ugomba no kunkunda kakare ko sinarabivuga ngo nsabura umusore mwiza rebaga amatama ndakeye ndahiye ndoroganyije azi nawe rero ubwo warabyishe kwa nkunze ukabimpisha ubwo wari uzi ngo nzabibwirwa n'iki ni kibazo uzi kubikubwira se ngo bigende biki singe kunkundaga ntakuvuga ko nkunda nazi ko bambuze ko nkukunda ni ibintu narinda kuza kukubwira erega njye nawe tubanye neza uri nk'umwana muri uru rugo abantu bahano bose baragukunda ese mbyumva ibyo kundaga waba ukundaga umuntu ugahita umubwira ngo uri nk'umwana usko bikase nose mva nkukunda gutesa umwana mu rugo nk'inkundo zo gukundana izi kinje nandi umuntu ugwango banyangaga ni kuko bangaga papa wanje barakicwa n'amataka benzi barakanyagwa na bugesha ceceka gasoma iguki mata y'akabenzi usabaho niko isa mu gihe umaze urongoye ubona kubaka ukuntu biri danje cyangwa byoroshye ubona yago yabishobora ahubwo nguyu wabishoboye yazana n'abagore 50 lemon parankwi fite imbaraga bajya bagahaga bakijuta